Nana ni ex wawe mwarakundanye ariko se waburetse uncle Godfather, tell them. By the way, she's not ex. She's your lover. Real. Wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man. Are you in love with him? It is Leo man. Love man. Leo. Asubije ngo Leo man. Munyibutse avuze. Why not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lover. Narongo. Kimenyi ye Sarongo. Sarongo times 2. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda ntikimenyi niwe se w'impanga zawe, ati niwe se w'impanga zanjye gukuba kabiri. Times 2. Haruzirwanira ngo nzimuhe. By the way, I'm fucking proud. Nyuma y'igihe havugwa amakuru y'uko yaba atabanye neza n'umugore we Muyango Claudine, Kimenyi Yves yahamije ko ari mu rukundo n'umugore wa muri Australia wemeje ko bafitanye abana babiri b'impanga. Ibi uyu wahoze ari umukinnyi wa ruhago n'uyu mugore ubusanzwe inshuti ze zizi nka Nana babigarutseho mu kiganiro cya live kuri TikTok bagiranye n'uwitwa Godfather. Muri iki kiganiro Kimenyi ubwo yarabajijwe niba yarigeze akundana na Nana yagize ati icyambere ntabwo ari uwo twahoze dukundana. Nyuma y'iki kibazo yabajijwe niba ari umukunzi we, undi nawe ati uwa nyawe. Ubwo Nana nawe yarabajijwe niba yarigeze akundana na Kimenyi Yves yagize ati no mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana, ni umugabo wa nyawe ukunditse. Muri iki kiganiro hari aho byageze uyu mugore abazwa niba abana b'impanga afite ari abakimenyi Yves, mu gusubiza yatagira ati ni impanga z'inshuro ebyiri, hari uzirwanira ngo nzimuhe. Natasha inshuti ze zikunze kwitanana amakuru ahari ahamya ko ubwo Muyango yiteguraga kwibaruka imfura ye yaba yarandikiye inshuti ya Kimenyi Yves ubutumwa amubwira ati uwo ari kuryoshya kunde w'umugore we, njye ndi kumurerera impanga njyenyine. Icyakora icyo gihe mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga yagiye yumvikana yihakana ibyavuzwe byose ndetse anigara mu bwo butumwa. Kimenyi Yves uri kubarizwa mu Bushinwa yongeye kugarukaho mu nkuru z'uyu mugore mu gihe hari hamaze igihe amakuru ahamya yuko atabanye neza n'umugore we Muyango Claudine bakoze ubukwe muri 2024. Ni ubukwe bakoze nyuma y'imyaka 3 batangiye urugendo rw'urukundo binjiyemo muri 2019 birangira babyaranye imfura yabo yitwa Miguel muri 2021. Muyango Claudine yabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 mu gihe Kimenyi Yves we yabaye umunyezamu w'amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, urugero nk'Amavubi, AS Kigali. Uyu mukinnyi yananyuze mu makipe atandukanye, urugero nka APR FC, Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Iyi ni Diary Insight Rwanda.